Mame, akazi karahagaze. Akazi nyabaki. Nuzi ko ofisi yateriye do couture. Ndabizi. Ibikoresho byose byaheze. Hari n'imashini zikeneye ama pièces de rechange. Aha ni maka njabuke. Mviriza, sororera. Ndakwereka aho bigurira byose. Ngaha mu Burundi. Hewe, uri kurarota cyane. Bamubaza. Ubu mu gisagara ca Gitega hasigaye hari imangazini. Idandaza imashini zo kubarira. Ama pièces de rechange yazo. N'ibikoresho byose bikenegwa. None, bijya bikoresho byose biri muri atelier yawe. Ubikura Gitega. Ako nakabanga ndakwibi. Mbarira. Ubu keneye imashini zo kubarira zisanzwe. Izazigzage. Zimwe za silifiraje zigezweho. Ama pièces de rechange yazo. Ibitambaro by'ubwoko bwose. Iki kintu cyose uzumutayera kenera. Ubu byose bigurirwa mu gisagara ca Gitega. Ushobora kurangura canke ukagura kimwe kimwe. Mame, ndaguhiki. Bezona, jewe singigiturire. Abatayeri bo mu ntara ya Gitega, Ruyigi, Rutana, Karusi, Cankuzo, Bujumbura n'ahandi. Kaze kwa Elike Tayeri mu biyoragure. Ni ku giciro ciza cane. Mu bisanga mu gisagara ca Gitega, hepfo y'ibiro vya limitere, kwibarabara rikatira mwishatanya, kuri etaje kwa Nduwu mwami. Hamagara Elike Tayeri kuri 79, amajana 493, amajana 329. Mushobora kuri hamukoresheje limikash, canke eko cash. Kaze muri sanze. Data ukize iyo agiye guhaha yita ku gaciro kurushaho yita ku giciro. Iyo data ukennye agiye guhaha agenda atekereza ku giciro mbere yo gutekereza ku gaciro. Abo ba data bombi rero hari undi muntu wabatekerereje yitwa Eric Niyibizi, azwi nka Eric Tayeri. Agufitiye amamashini atera ibifungo, amaforoma yazo yose. Ushaka ibitambaro by'ama uniforme cyangwa costume, muri make ukeneye imashini zo kubarira zisanzwe, za zigizage, zimwe za silifirage zigezweho, ma pièces de rechange yazo, bitambaro by'ubwoko bwose. Ikintu cyose umutayeri yakenera cyose ni kwa Eric Tayeri. Ibyo adandaza byose bijyanye n'agaciro kabyo ndetse bikajyana n'igiciro cyabyo. Ba data bombi Eric Tayeri yarabatekerereje. Aho waba uherereye hose, uri Muyinga, uri mu Rutana, uri Karuso, uri Bujumbura n'ahandi, wagana Eric Tayeri akabiguha rwose. Nta mpamvu yo kubishakira i Buganda cyangwa ngo ufate rutema ikirere ugeze za Dubai cyangwa mu Bushinwa. Eric Tayeri yarabitwegereje. Eric Tayeri yamenye roho y'ubucuruzi ko rukunezeza abantu bakubaka business ye. Akorera mu gisagara ca Gitega, hepfo y'ibiro bya limitere, kwibarabara rikatira mwishatanya, kuri etaje kwa Nduwu mwami. Hamagara rero Eric Tayeri kuri telefone ya 79 49 329. Uri mu mahanga washyiraho kode y'igihugu cy'u Burundi, akamenyetso ko guteranya 257. Ikindi limikash na eko cash byose birakoreshwa mu kuriha kwa Eric Tayeri. Ikintu cyose kijanye no kudoda cyangwa se gushona ujye ushyiramo bihwanye na Eric Tayeri. Eric Tayeri ni wa mbere muri kano karere duherereyemo mu kugira ibikoresho byose umutayeri yakenera, araranguza akanacuruza kuri detail. Reka rero Eric Tayeri atwinjize muri kakanya twahari ijambo ryahindura ubuzima. Yitwa Ernest Hemingway. Yanyuze kuri iyi si kuva mu mwaka w'1899 kugeza mu mwaka w'1961. Yavukiye Illinois ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umunyamakuru akaba n'umwanditsi rurangiranywa wagize uruhare mu guhindura imyumvire ya benshi. Yatangiye umwuga w'ubwanditsi ubwo yandikiraga ikinyamakuru cyakoreraga Kansas City. Icyo gihe yari afite imyaka 17 gusa y'amavuko. Ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafataga umwanzuro kujya mu ntambara ya mbere y'isi yose, Hemingway yabaye umukorerabushake mu bifashishaga imbangukira gutabara bafasha abakomerekeye ku rugamba ku ruhande rw'ingabo z'Abataliyani. Yaje no gukomerekera ku rugamba, amara igihe mu bitaro, ariko nyuma aza koroherwa. Agarutse muri Amerika yaje kuba umunyamakuru w'ibinyamakuru bitandukanye, yaba ibyo muri Canada ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje no kongera koherezwa i Burayi
icyo gihe yaragiye gutara amakuru ajyanye n'impinduramatwara y'abagereki. Ku myaka 20 Hemingway yabaye umunyamuryango w'itsinda rya expatriate Americans ryakoreraga i Paris. Aha ni naho yandikiye inyandiko zakunzwe ndetse ziramumenyekanisha cyane, zirimo The Sun Also Rises yo mwaka w'1926, ariyo yise Equally Successful Was a Farewell to Arms yo mwaka w'1929, ndetse n'izindi zitandukanye. Ubunararibonye bwe bwaranigaragaje cyane mu nkuru yakoze zijyanye n'intambara ya gisivili yo muri Espagne. Nyuma yaje no gushyira hanze novel yise For Whom the Bell Tolls yo mwaka w'1940. Yarakomeje mu mwaka w'1952 ashyira hanze indi novel yise The Old Man and the Sea. Abamuzirikana cyane ariko bamwibukira kuba ari we wagaragaje inyandiko yakunzwe cyane ivuga uburyo ibyishimo mu bantu bazi ubwenge cyane ari cyo kintu babona gakeya. Zimwe mu mpamvu yatanze harimo kuba abantu bazi ubwenge cyane ngo bahora batekereza cyane, bagakora isesengura ryimbitse kuri buri kimwe cyose kibaho mu buzima bwabo, ibibakikije n'ibibari kure. Gutekereza cyane rero burya birananiza, cyane cyane imyanzuro itagira icyo ifata. Nta muhanga ubasha kwibuza gutekereza, kabone nubwo yaba ari gutekereza ibikomereye ubwenge bwe cyangwa se umutwe we. Ubu bushobozi bwe rero bwo gusesengura ibintu ni bwiza ku ruhande rumwe, ariko nanone buzamura umunabi uva mu bwonko ku buryo rimwe na rimwe bituma umuntu atishima mu buryo bwa nyabwo. Imbamutima ziva mu gutekereza cyane ibibazo bigoye, cyane cyane ibibazo by'isi n'ibibazo by'urusobe by'ubuzima bitagira ibisubizo, bishobora gutekereza intekerezo kutishima, bikaba byatuma nyirazo ahorana umunabi. Indi mpamvu nuko abantu bazi ubwenge cyane bahora bazi icyo bifuza, ikiri munsi y'ibyo bashaka ntabwo kibanyura. Iyo utanyurwa byoroshye rero wishima gake. Nanone kuba bafite ubwenge bwinshi, ibyo bifuza bahora banabyifuza ku rwego babitekereza. Akenshi rero isi ikabaha ibitari ku rwego rwabo, nabyo bikabatera ibyishimo bike. Indi ngingo nijyanye nuko abantu bazi ubwenge bwinshi bahora bumva uko bari atari ko bari bakwiriye kuba bameze. Gutekereza cyane rero bituma bahora bumva imikorere yabo, imyitwarire yabo n'ibikorwa byabo bigomba kuba ku rwego rwo hejuru cyane. Bagahora bumva ibyo bakoze ari bito ugereranyije n'ibyo batekereza. Ibyo nabyo bikababuza ibyishimo. Muri make bahora bafite intego zo hejuru, kandi kuzishyikira rimwe na rimwe bikabagora, bigatuma rero batishima ngo bahezeyo, ibyishimo bikaba bike. Ikindi kibabuza ibyishimo nuko batekereza binini, rimwe na rimwe birenze n'ubushobozi bafite aho hafi. Ubwenge bwabo butuma bahora batekereza kugera ku bintu bikomeye, gukora ibintu bifatika kurushaho, ndetse rimwe na rimwe kurenza ibiri mu bushobozi bwabo, akaba ari byo bitekerereza, ariko isi ntibashe kubibaha nk'uko babyifuza, bigatuma rero ibyishimo byabo biba bike. Ubuzima busanzwe kuri bo burabarambira, bagahora bashaka itandukaniro. Nanone kandi benshi mu bantu bazi ubwenge bwinshi bahora bumva nta muntu ubumva, rimwe na rimwe bakigunga, bakabatwa no guceceka cyangwa se kuvuga makeya. Uzasanga badakunda no kujya mu biganiro byo kwiruhura mu mutwe nk'abantu bafite ikigero cy'ubwenge kigereranyije. Indi ngingo ijyanye n'ibibazo byo mu mutwe nayo iri mu ngingo zituma abantu bazi ubwenge bwinshi bagira kwishima gukeya. Hari ubushakashatsi bunyuranye bwagaragaje ko hari ihuriro hagati y'ubwenge bwinshi n'ibibazo byo mu mutwe. Iyo ukomeje gutekereza no gusesengura cyane, ugera ku rwego utangira gutekereza ku buzima n'urupfu. Ubwenge bwawe rero bugatangira gushakisha impamvu yo kubaho kwawe n'ukw'abandi, ukabura itangiriro n'iherezo, nabyo bikakubuza kwishima, ariko biturutse ku mpamvu rwose idafatika. Bikaba byakuviramo no kurwara indwara zo mu mutwe, harimo n'iriya ikomeye bita ibisazi. Ibisazi by'ubwonko ni byandi nababwiraga mu kanya byo gusara by'ubwonko. Iyo bikabije ushobora no kwiyahura, uba warahindutse umufilozofe wa nyawe. Niyo mpamvu ubwenge bwose wagira ujye ubuvanga n'akantu k'umutima,
icyo gihe biragufasha cyane rwose, bituma wishima ukishimira n'ubwenge bwawe. Iyo niyo ntego rero y'inzu y'ibitabo, niyo ntego y'inyigisho zanjye, gufasha abantu kumva icyanga cy'ubuzima neza, kuvanga ubwenge n'umutima. Ariko akenshi inyigisho ziva hano ziba ari izigamije kuryoherwa n'ibivamutima, ariko nanone ugashyiramo ubwenge. Hemingway rero niwe muntu wagaragaje byimbitse uburyo abantu bazi ubwenge bwinshi bagorwa cyane no kwishima. Uyu rero niwe ngiye kugarukaho uyu munsi mu magambo yagiye avuga yahindura ubuzima. Uyu mugabo yaravuze ngo nk'uko imvura igwa ikagera igahita, ijoro rikagwa bukongera bugacya, ni nako n'imibabaro idahoraho, ni nako n'imvune ari iz'igihe gito, ni nako kandi nubwo icyizere cyatakara ariko kitajya gihera burundu. Uyu mugabo yaravuze ngo mbere yo kugira icyo ukora jya ubanza utekereze kabiri, mbere yo gusohora amafaranga jya ubanza uyakorere, mbere yo guca urubanza banza umenye inkuru ibyihishe inyuma, na mbere yo kumanika amaboko banza wongere ugerageze. Yaravuze ngo nta bwenge burenze buri mu kugerageza gusumba bagenzi bawe, ahubwo ubwenge buri mu kugerageza gusumba uwo wahoze uri we. Gushaka kuba mwiza kubarusha nta bwenge burimo, ubwenge buri mu gushaka kuba mwiza kuruta uko wahoze umeze. Hemingway yaravuze ngo inshuti imizi ni ya yindi igukundira uwo uri we, ikagukundira uwo wahoze uri we, yewe ikanagukundira uwo uteganya kuba we. Yaranavuze ngo ubuzima budukubita hasi twese, ariko bamwe muri twe bakura imbaraga mu gukubitwa hasi. Arongera aravuga ngo nk'uko ijoro rihora ryijimye mbere y'uko bucya, ni nako ubuzima bumeze. Ntukihebe kubera ko ibihe bigoye bizashira, ibintu bizongera bigende neza, ndetse izuba rizongera ryake. Yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana. Yaravuze ngo iga kubaho byuzuye muri buri kimwe cyose werekejeho amaboko. Niba ari uguhumeka, humeka byimbitse rwose ubyitayeho. Niba ari ukurya, byiteho rwose amafunguro yaryo wumviriza icyanga cyayo neza. Niba ari ukuryama, ryama usinzire nk'utazakanguka. Niba ari uguseka, seka ukwenkwenuke rwose umariremo. Niba ari no kurira, rira uboroge, ariko witwararike ku buryo mpamvu yatumye urira itazongera kukuriza ukundi. Ubwo ni bwo buryo bwo kubaho byuzuye. Iyo ubayeho byuzuye gutyo, n'iyo upfuye upfa byuzuye, ntabwo upfa uhagaze. Iyo upfuye upfa byuzuye, upfa bya nyabyo, upfa igihe cyawe kigeze, kandi ntugenda wicuza kubera ko wabayeho byuzuye. Hemingway yaravuze ngo nta kintu kibabaza cyane nko kwibura ubwawe, kandi noneho ukibura ubwawe ubitewe no gukunda undi muntu cyane, bikakwibagiza ko nawe uri umuntu udasanzwe. Hari abantu bakunda buhumyi bo bakiyibagirwa, urukundo rugahuma amaso agaciro kawe kose, wowe ukibura, ukumva ko utabaho adahari, ukumva ko ari we ukugize. Nta kintu kibabaza cyane nko kwibura ubwawe ubitewe no gukunda undi muntu cyane, bikakwibagiza ko nawe uri umuntu w'agaciro, uri umuntu udasanzwe. Kandi burya umukunzi mwiza ni wa wundi ukuremamo icyizere cy'uko nawe uri umuntu udasanzwe. Niba udashobora kubaho mutari kumwe, ku ruhande rumwe urwo si urukundo rwa nyarwo, kubera ko umuntu ugukunda bya nyabyo akuremamo n'icyizere gituma nubwo waba udahari, yaba wowe cyangwa we, buri wese akomeza kubaho kandi yishimye, ahubwo akishimira ibihe banyuranyemo. Hemingway yaravuze ngo uyu munsi niwo munsi wenyine rukumbi uruta iyindi minsi yose izabaho, ndetse n'iminsi yose yabayeho. Ibyane dukunda kuvuga ngo nta gihe nyacyo uzabona kiruta none. Aranavuga ngo ikintu gishobora kwangiza umunsi mwiza ni abantu. Yaranavuze ngo uko urushaho kongera imitungo yawe, ni nako urushaho gutinya urupfu. Burya ngo abakire nibo batinya urupfu cyane kurusha n'abakene. Arongera aravuga ngo biratangaje uburyo uko ugira ubwenge bwinshi ari nako kwishima kwawe bigabanuka. Burya ngo ibyishimo mu bantu b'abanyabwenge ni hafi ya ntabyo. Yaranavuze ngo inzira nziza yo kumenya niba ushobora kugirira icyizere umuntu runaka ni ukumwizera.
uburyo bwiza bwo kumenya niba umuntu ari umwizerwa koko ni ukumwizera. Muri make urabanza ukamwizera, yagutenguha ukaba ari bwo umenya ko atari uwo kwizerwa. Mu gihe nta cyizere wamugiriye ntushobora no kumenya ko ari umwizerwa cyangwa atari we. Hemingway yaravuze ngo kwinezeza ni ibintu ugomba guharira umwanya muto mu buzima, ariko nanone si ibintu ugomba guhagarika burundu. Guhagarika burundu ibinezeza byose Hemingway abifata nk'urupfu, abifata nko gupfa. Kwinezeza ni ibintu ugomba guharira umwanya muto mu buzima, ariko nanone si ibintu ugomba guhagarika burundu. Aranavuga ngo kurwanya ikibi si byo bikugira mwiza, ahubwo gukora ibyiza nibyo bibikora. Aranavuga ngo ugomba guhora witeguriye gukora neza buri gihe, kandi buri gihe ukabikora udategereje gushimwa. Washimwa bikaba ari akanyuzo. Hora witeguriye gukora neza buri gihe, kandi ntukabikore ugamije kwemeza abantu. Abantu kuba wakwemera bifate nk'inyongezo. Wowe ugomba guhora witeguriye gukora neza buri gihe, bagushima batagushima. Hemingway yaravuze ngo ubuzima bwa buri muntu wese mu isi burangira kimwe, gusa ibisobanuro by'ukuntu wabayeho n'uburyo upfuyemo nibyo bitandukanye umuntu n'undi. Aranavuga ngo buri munsi jya ujya mu kazi ukore wirengagije ibyabaye byose ku munsi wabanjirije uwo uriho. Aranavuga ngo ntugate umwanya wawe utekereza cyane ku byo udafite cyangwa utarabona, ahubwo koresha ubwonko bwawe utekereza ku buryo wabyaza umusaruro ibyo ufite. Aranavuga ngo imuhira naho umutima wawe uri. Yaranavuze ngo ikinyoma kinini gikomerwa amashyi kuruta ukuri. Arongera aravuga ngo uri we ntahindurwa no kwimukira mu bice bitandukanye by'isi. Arongera aravuga ngo ikintu nicuza cyane mu buzima ni ukuba ntarabashije kunywa vino nyinshi cyane kurushaho. Yitwa Hemingway. Iri ni rimwe mu magambo yavuze ashekeje. Kuri we arakubwira ngo ntuzigire na rimwe ujya mu butembere uri kumwe n'umuntu udakunda. Yashimangiye rya jambo rigira riti idini mu bantu ni nk'ikiyobyabwenge gifasha abakene guca mu bibazo nk'abari mu kinya. Bise binyibutsa nyandiko ivuga ngo la religion est l'opium du peuple. Hemingway yavuze amagambo menshi, ariko muri iki gice mu nyemerere nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo rimwe na rimwe ujye wiga no guceceka, kubera ko nukomeza kubivugaho cyane bizatuma ubitakaza. Guhora ubivugaho cyane ntabwo ari ngombwa, ahubwo guhora ugira icyo ubikoraho cyane nibyo by'ingenzi. Hari igihe ukomeza kubivugaho cyane bikanatuma ubitakaza. Iri jambo ryagucitse, reka duhure kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Wanankurikirana ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Twitter, hose nitwa Dashimu 250.